Kristo Yesu akozwe bavandimwe, umujyoro mutagatifu n'ingabire ze zose. Nje kubahamiriza ibyo Nyagasani yankoreye, we wamvanye mu kaga, we wankuye mu mva, wankuye mu irumbukiro akampa ubuzima. Nyagasani Yesu ni wangize uwo ndi we, kandi ntuzakomeza kongera uwo ashaka ko mba uwe. Nje kugira ngo nsubize icyizere ababyeyi batega amatwi iki kiganiro, bafite abana babananiye, abana bagiye kure, abana baguye, abana bagiye mu biyobyabwenge, abana batacyumva ababyeyi babo. Nje kubabwira ko Nyagasani Yesu ari igisubizo. Ko igihe nikigera Nyagasani azabasubiza, kandi ko biri mu nzira. Nje guha icyizere urubyiruko rusaba, rugahora rutazi iyo biva n'iyo bijya, ko Nyagasani ari usubiza, kandi ko Nyagasani atanga ubuzima. Ikiganiro rero mubyeyi ni icyawe, kuko uwo ngiye kukubwira ni njyewe. Ariko ngiye kukubwira asanga meze nk'uko uwawe uhora uri usabira ameze. Kugaga agahinda ndakumva, kuko na mama yarakagize igihe nari ndi mu kaga, igihe nari ngeze habi agiye kwitwa n'agahinda. Njye rero nitwa Nsabimana Christian, mvuka muri paruwasi ya Kamonyi, ariko ubu mba muri paruwasi ya Nyamirambo. Mpereye kera, cyangwa icyo nshaka kuvugaho ko Nyagasani Yesu Kristo yanyujije ubusinzi, ni byinshi cyane, ariko ndahera wenda hafi kugira ngo iminota itaza kuza kuba myinshi. Nari umusinzi, nanywaga inzoga nyinshi, cyane sinakunda kunywa turubo cyangwa nk'urwagwa, ariko kera amakuru n'ubundi cyangwa abo wakinnye cyane nkanywa n'icyo kigage. Nanyweye inzoga zitandukanye, ariko Nyagasani angirira ubuntu. Narasindaga, namara gusinda nkagira amahane, nkarwana, ariko nyamara naba nanyweye nkaba ndi muzima. Ari wa muntu wakugira inama, ariko namaze kunywa inzoga byose bigahinduka. Amahane, urwango, imigeri, ugasanga ni ibintu ubona bidasa neza muri rubanda. Umubyeyi rero nka mama agahora nsengera, wenda n'ibindi, nambuze ubusinzi, byari n'ingeso zose zijyana n'ubusinzi zishyiraho. Naza ntabwo ndi gusubiramo kuri kamera aha ngaha. Nambuze ubusinzi, bifate byose, usukuremo itabi. Hari igihe cyageze ntangira kwigira umusitari, kamvuga gutyo, ukambara poketi, imitereka imisatsi, ubwanwa bwinshi, narigize ikirara kubera inzoga. Mama agiye agira agahinda, ko data wenda we yapfuye mfite ukwezi n'indi minsi igeze mu 10, mama nsamye, iyo mbibaze ni ukwezi n'igice ngira ngo ubwo ngubwo yapfuye mama nsamye. Ntabwo nari nzi nuko asa, sinzi nuko asa n'ubundi, ariko Nyagasani yangiriye ubuntu arandera koko nk'umubyeyi wanjye. Urumva rero umubyeyi gusigaranye ari umwe, ngo turi abana babiri, umwe wenda agiye kujya kwiha Imana, ni njyewe usigaye hanze, akakubona uri umusinzi mu byaha bitandukanye, areba yegera, ishavu n'agahinda ryaramushenguye, akaguhana, ukikiriza, bwacya bigasubira, agahinda karamushengura, ishavu riramwica. Nyine kwakonaga Bikira Mariya, agahungira mu kiliziya, agahungira amasengesho, mu myiherero, agahora ansabira kugira ngo nzahinduke, ariko Nyagasani yaramusubije. Nari umusinzi kuko nigeze kunywa turubo, agakazi ndakamara. Ibyo mabwira n'ibyo ubizi, agakazi ndakamara ndataha. Nari umusinzi byageze naho mbura izo kunywa, wenda tubwiye abana banakennye ukabura izo kunywa, bigeze naho ubwanjye nanjye kugira ngo nzikorere. Wenda ndanywa izisanzwe, mbona biremeye, ariko mbona si sawa bitewe n'uko wambwiraga kugira ngo nzikore, mfasha kugira ngo nzazikore neza. Nasanze ari ibijyamo byinshi byakwangiza ubuzima bw'umuntu. Ndabireba ndavuga nti inzoga nazanywa rero ngo njye ngenda nyikore, nawe kwikorera nyishyura abantu bagenda bayinywe, ngewe nze inywe byeri, ndavuga ati bwaba ari uburozi, ndabyihorera. Kuko iyo byagandi over, nta nzoga nanyweye, ntago ndi umuntu nyine ngatekereza nkavuga ati iki cyakwangiza umuntu, ariko namaze kunywa inzoga byose bigahinduka. Kera kabaye rero, aha kugira ngo usanga Nyagasani aho byavuye, ni igihe mama agahinda kari kamugeze kure cyane, ahana hirya no hino bamuregera ibyo umuntu yangije, abo yakubise byose ugasanga ngenda bigahurira muri we. Simvuga byinshi nyine, ndavuga gutyo gusa, ariko nyine ni byinshi cyane.
kugeza igihe rimwe nigeze icyo njya mvuga cyatumye na Nyagasani amfata akankomeza. Ni umunsi umwe ndi mu kabari n'inshuti yanjye turarwana, ndamukubita ndamukomeretsa njya gufungwa. Nafunzwe iminsi 10. Iminsi 10 niyo namazemo, 10 yego, niyo namaze muri sitasiyo ebyiri. Hari iwacu nagiyemo nyuma kandi kujyanwa mu yindi, turi impamvu icyo gihe ko nagiyemo zari inzira z'Imana kugira ngo ndeke ibyo nabivaho. Icyo gihe ndibuka ko hari 2018 mu mezi ya mbere, umuyobozi wa polisi mu rwego rw'igihugu yaje gusura sitasiyo zo muri Kamonyi, nsanga ndi ku Mugina. Arangije ambaza icyo mfungiwe, navuga ati ni ibyo mu kabari. Avuga ati umuntu abantu byo mu kabari nabwo mujye mubireka abantu batahe biyunga n'abahemukiye kugira ngo mujye mufunga abantu buri munsi. Nuko rero byaje gutungana, banjyana igihinga iwacu nyine mu murenge w'iwacu kuri sitasiyo. Nuko twabona komerekeje araza turiyunga, mama yemera kumwishyura nyine kugira ngo akoze kumuvuza. Urumva umubyeyi niyagutumye ntacyakubwiye kujya kumukorera, ariko urangije umuteje ibyago byo kuzishyura ibyo atariye ibyo atakoreye. Nyine arabyakira nk'umubyeyi. Cyangwa gusagara bitura Bikira Mariya nyine agabitura Yezu, ajya gusenga, sinakubwiye atarambirwa akihangana. Ubwo rero ndataha, twakubanye nuko ngo bisanzwe. Nyuma rero uwo muhungu ni wambereye ikiraro, kamvuga gutyo. Uko aganira mama yaramubwiye ati rero mukecuru amafaranga umaze iminsi werekera ayo ngayo, rekera ayo ngayo asigaye yagumane, nzi ko nta handi hantu ukura kandi si we wankubise n'umuhungu wawe, rero ntabwo wazira icyaha kitari cyawe, ndakubabariye rekera aho amafaranga yarekere, ariko nawe ujye numubwire ngo nawe si we. Mama araza arabimbwira ati amafaranga twamiye kuzatanga yambwiye ngo asigaye nyareke, ariko yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ngo mubwire ngo nawe si wowe. Ubwo ndatekereza se niba atari njya mukubise ninde, kuko ni njyewe ubwanjye wamwikubitiye, njye ubwanjye wamukomerekeje. Noneho waragira ati si we. Nzigaho mbitekerezaho birancanga, ndavuga ati okay kangiye mve ku nzoga. Nega mva ku nzoga, wenda nta umuntu afite waba yasubiyeho ugasubira ku nzoga. Cyara kabaye rero ati rero kanjye mu barokore naho njya ngo barasenga, ngende wenda buri Imana izamfasha, ninjyayo wenda inzoga nzazireka. Ariko ku rundi ruhande nubwo ngo njyaho ngaho kubarokora, ariko nkagira ikibazo kimwe kandi gikomeye cyane. Nirakunda Bikira Mariya kandi njye mama ndamukunda, Bikira Mariya ndamukunda, niyo wajya ute ntabwo wamwuraho. Ubwo rero biraba ndavuga ni ahantu atavuga neza umubyeyi wanjye, umubyeyi wa Yezu, never. Nzagwa muri Kiliziya Gatolika, Imana ishaka kuzayimvana. Ngo nanjye urwo rugendo kujya nibaza kubera iki. Ariko Satani ni imbwa. Najyaga njya gusenga n'icyo gihe n'ubundi tukajya gusenga ku cyumweru gusa bisanzwe, nkava gusenga njya mu kabari birumvikana, tujya gufata inzoga yerenza kuri Yezu. Nabyo byaga ari ibintu bikomeye cyane. Ubwo nyine mbyibuka nkavuga ngo byari ibintu bigoye. Ndabyibuka imugeze ku isengesho ry'iwacu batambagije isakaramentu ry'Ukarisiya, baritambagije isohoka nditahira. Se kibi ni fake. Aho ndi bukirire irahacunga iransohora iragenda. Ndagenda ningira mu kabari, abavuye mu isengesho bansanze ku kabari nyine ndi kunywa kimwe n'abandi turasangira. Ariko kera kabaye Nyagasani neza kuza kunkomanga, yango umunsi mama yabaye nk'ubonekewe, Nyagasani kuza kunkomanga ati jya gushengera rimwe. Nongiye kwa gatanu njya gushengera ako nyine kuri parasati iwacu nyine hari agashapeli gahari. Njya kwa gatanu hari isakaramentu njya gushengerera, n'iritaga rihari n'igagare rishyinguye aho ngaho njya gushengerera. Ntazi n'ibyo ndimo nyine, ariko kuri uwo munsi wa mbere nabwiye mati rero ndaza kuma gatabo ka Bikira Mariya nyine nshaka kuvuga ishapule ko narayibagiwe, cyane nari nzizi zose nzizi no mu mutwe zaragiye kubera ko yaragiyemo inzoga n'amahane iki byose. Icyo gihe rero nibwo mama agatabo bako yishimye ameze nk'umuntu ubonekewe, nibura bwa rimwe abonye ngiye gusenga. Mfata none rero afata akanya abima ndagenda njya aho ngaho muri chapelle ndashengerera ni rozari ndataha. Nda gatanu nsubirayo aratungurwa, undi wa gatanu nsubira nsanga cyo kuba abanyamutima mbana nyine birabangamye. Undi wa gatanu nasubiyeyo se nabwo rozari ahubwo nanya kuvuga Yezu. Mama yibonye iki yaragiye mu by'Imana wari mutagatifu bakuvandimwe,
araza arambwira ati rero dore mvimo by'Imana gusenga cyari kwa gatanu kandi hari ibyiza byinshi, none rero kuko ushaka Yezu cyane kandi nkaba ndeba ushaka nyine musanga Yezu nakaba gushaka tere intambwe ujye mu by'Imana, ndabizi nzaguhita ikizakujyanayo nubyemera. Aranambwira ati hariyo n'umwiherero uzaba kigiye kuwa mbere, uzareba nubyemera nubona kuko ari byiza byagufasha uzambwira ugisige wiyandikishije noneho uzajye mu mwiherero. Ndamwemerera. Kuri wa gatanu rero afata amafaranga arayama, ariko aravuga ati rero sinkwizeye cyane kubwo amafaranga yose ngugende, reka ndenzeho n'amafaranga y'inzoga y'icupa, niba utagakwiye kunywa amafaranga y'urugendo bikajya utageza aho ugiye. Ndayafata yose mfashe inzira ndagenda ngera mu by'Imana kwa Roho Mutagatifu kuvandimwe mu rugo rwaho, ndinjira isengesho riraba, ndabikana nicaye hafi ku muryango usohoka, kuko nyine hari huzuye abantu, ndicara isengesho riraba. Nyase kuri uwo munsi nankuraho amfata amashati arankomeza, ntago yandekuye kuko tujya no mu butayu aho ngaho nagiye sinagende bivuge n'ubundi ngerayo nivugira ishapure n'ubya rozafata agatabo n'ubundi ndagenda ndasoma nivugira rozari ndagaruka. Ndicara isengesho rero yarangiye bataza mu mwiherero ndagenda ndiyandikisha. Amaze kunyandika rero nditegura ndataha ngira mu ngono nyisura mu kabari. Mbwirama rero umwiherero kwa mbere hari niyandikishije, ariko mfite ikibazo kimwe, nta myenda mfite. Bino nari kugenda niyenza avuga ngo nibura se kintu ni fake imiryango yigucemo wiyenze utazajya aho hantu. Amati nacyo ejo kwa gatanu kwa tatase kumwe mu gacura bwenge ubyuka ujyeyo ndaguha amafaranga y'inoza imyenda ariko ko imyenda pantaro n'agashati n'agafaranga y'itike uzakujyana ngo gushaka kugerayo, mwe n'amafaranga y'inzoga utazanywera amafaranga y'imyenda bikarangira utagiyeyo. Ndagenda ngura imyenda ndataha. Kwa mbere rero wari umunsi w'agatangaza, wari umunsi nyine Nyagasani yangiriyeho neza. Ni umunsi mbarako ari uwo munsi wanjye w'izuka ryanjye. Uwo munsi ndabyibuka kwa mbere narabyutse njya mu isoko mu Gashyushya njye kugura akamambiri, kandi nzitaye mu isantere y'iwacu abita mu Nturo za Kamonyi, hafi y'ijuru rya Kamonyi. N'ubundi njya mu isoko ndezeyo umuntu turanyangurira inzoga urwagwa ndusomamo kabiri, umutima ukambwira ngo rekera utahe ujye handi hari kujya, nabo bayinsigiye inzoga baragenda byango kari nk'agahimano, kandi nta mugipfa gusiga inzoga mu kabari. Ndangije kwa muntu haje undi muhungu w'iwacu ndayimuhango nayinywe, arayinywa aranyije ati tutahe, afata igare rye arantwara ngeza mu karitsiye, arangwa ati rero Kristo yungura inzoga mu isoko ari ngugura inzoga mu karitsiye. Undi mutima ukambwira ngo yabanza ujye mu rugo. Ndamubwira ni rero kangere mu rugo ari gahunda afite mu kanya, ningera mu rugo ndatanza noneho inzoga yingurire nyimwe nyimene mbere kujya ahantu wenda ahantu ngiye kujya nzamaye icyumweru cyose. Okay, arabyemera. Ngera mu rugo umwe reka ngende neke nge nimara kurya ubona abantu nyine n'ubwo hakiri ari saa 4 gutyo. Ndavuga ni reka ati umutima tukabwatoya karaba ahubwo ushaka kurya ibyaraye tubishyushya utawambara imyenda uzamuke ni nk'ugiye aho ugiye ubone kujya mu ikaritsiye. Ndakaraba ndambara ngutana nk'akoti icyo gihe ndangije kwambara mfata urugendo n'igikapu ndazamuka. Ngeze handi ku muryango w'akabari kuko kari kegereye umuhanda haba hatungutse umumotari. Ati rero ati boss singusiga hanga tugende tuve hano hantu mugeze aho ugiye, ndabona ugiye ku Kamonyi mutware. Ndere batwarira 300 ariko nagutwara 200 nayi namuguriye bakantu. Urumva ijana sibika tumuntu ahaguruka ngagende. Ako ndavugana n'ubundi aje kwiye kungura urwagwa, yaje kwiye kungura inzoga yaje kungura urwagwa. Kandi mama yamaye amafaranga y'itike y'urugendo, amafaranga yo kwishyura umwiherero arenzana na make kuzanywa inzoga, avuga tutazanywa amafaranga y'urugendo cyangwa amafaranga y'umwiherero bikarangira utashye nta mwiherero ugiyemo. Nuko ndazamuka mfata moto ndagenda namwe atakongeza ku Kamonyi ahantu hari akabari sinibwo nyira ko nyine nuhangeza uhagarare. Ndavamo nigurire agatubo nashaka kuyanywa nyine bisanzwe, arabyemera. Maze kubyemera turagenda tugeze aho hakora akabari, njye ubwanjye ndabyibagirwa nawe arabyibagirwa. Tugeze ku muhanda ku cyapa cy'igi Muhanga nibwo rero nabyibutse mvuyeho turaserera nyine birumvikana. Karambwa ati
ari njye nawe ufite ikibazo ninde ni wowe, wanyibukije nkahagarara ndamwishyura. Hano hari ako Kamonyi ku cyapa cy'ijya i Muhanga, hejuru hari ahantu hari amasikariye azamukana, hari akabari n'ubundi kasiko. Ndavuga ati okay, kanjye muri kariya kabari nibura njye kujya kunywa inzoga ntacyo ibyo bitwaye n'ubundi. Nyizamuka nyitera intambwe mu masikariye ngeze hagati, atunguka tagisi. Komvayeri wari irimo yari umuntu w'iwacu nyine tuziranye, twari twariganye primaire. Nari genge ingenzi yawe. Ndavuga ni akimbona nzamuka, imodoka yavuye umuntu umwe ari Kigali ijya i Muhanga, yari irimo umwanya kandi hari abantu barenga 40 barimo kujya i Muhanga. Arahagarara ngo ati Christian nditaba nsubira inyuma ati vai tugende, ndabona usa n'ujye Muhanga kandi sinatwara undi muntu utari umuntu w'iwacu, kanwa n'umuntu w'iwacu, ngira ikibazo niwe wazanabara tugende. Ndavuga ati okay, kanyegemo ningera i Muhanga ndarinywa. Tugeze i Muhanga mvamo njya modoka y'ikirengeri, abantu batinda kuyizamo wenyine mu kwakira mu gitondo nyine mu saa 5 nko gutyo. Batinze kuyizamo biratinda gato, mwashafate yenda n'abantu barimo gutinda kuza, akigiye kucyanye bigifashije. Ndaje mbanze ngihaye ku kabari, ndaje ndameramo rimwe ryonyine mtiza tugende. Shoferi arabyemera, soka gake ngeze ku muryango wa gare usohoka, numva imodoka indi inyuma n'amahoni menshi. Hagarandariye matani ya modoka nayindi. Shoferi arambwa ati rero injira tugende, cyafite igikapu cyawe usohoka ugende nce mu mugenzi twigende ndende imodoka iruzuye. Njyamo tibaza imodoka na minota 5 irashira, mvuyeho ingezeho utugende, si imodoka yuzuye gute, birancanga. Ngeza ndagenda ngira ikirengeri mvamo ngera mu by'Imana. Ndavuga ni rero ambanze ngiye kwa mutagatifu bazinandikishe ishira faranga y'abandi y'umwiherero, hato naza kujya mu kabari nkanywera kaza kuza kunkoraho none nkabaraho. Ndagenda ngerayo, ndinjira baranyakira, baranyandika, ndishyura. Bati rero bagiye gusuhuza Yezu nyir'urugo ya muri chapeli. Naramubwiye ati ndavuze ndiyo ndaryibuka, ni gufi cyane. Yezu naje wambonye, ibindi nahamukanya mvuye mu kabari, niko navuze. Ndasohoka nirukanga, ndabyibuka nsohoka nkutarwambaye, nize kumbwira ngo aporotaye sohoka, mbona nyine kuko ari paruwasi y'Imana hari inshyashya. Atako kwa gatanu nza singize ndende na paruwasi ukuntu imeze, kandi nifite igisenge cyiza, nanjye ndi umwubatsi kanjyemo imbere, ndiko kuntu igisenge kimeze, ndiko n'ungo rwose yubatse neza. Ndagenda ndayirangarira, ubwo bimaze kuba saa 9, ndayirangarira saa 9 n'iminota nka saa 9 n'igice ngira ngo ubwonko bwe. Ndayirangarira ndasohoka, sohotse bwo hari na 40 njya hagati ya 40 na 50. So ku masikariye ya paruwasi yaho kiza niruka cyane, mvuga ngo niburi saa isigaye n'iri meta mikeya ndamaze kurinywa. Nigera hasi ku butaka mvuye ku masikariye nyine ya kiliziya, umusaza wari uragiye inka zo ku mashuri yo hakurya wari uri aho ngaho, atambwira ati muhungu waje atagara nkubwire. Ndahagarara, ambwira amateka ya paruwasi, uko bayubatse, uko bayivuguruye, uko bayitangiriye hasi, inkunga babonye, abavandimwe batuye Kigali bafashije, ava imuzi n'imuzingo, ava he aragaruka, aragenda aragaruka. Ambwira amateka ya paruwasi kuva kera. Naburi ukuntu mucango nigendere ndabibura pe, naburi ukuntu musimuka ngo nigendere bikanga. Bigeze agatero none ndavuga ati umusaza yari yatanye kunanirwa, kaze musezerere na namwe mushyirwa ati kaze nimera bwari mwe baho umuntu mukuru. Ndamwubaha nyine amaze kuvuga ananiwe, ndamusezera yango musezere ngo ngende. By'Imana ikorana ibitangaza. Abaho urudutse umugabo wundi baraje ngo ba saa 10:20 nje kureba umwana hano ku ishuri, agira ngo musijya gafungura muri njya ku kazi, mvuye mu rugo nta muntu hari kandi sinabona ukuntu nzi urufunguzo hanze. Umusaza avuga ati rero nduri umuntu yaje gusenga na mutagatifu. Undi ati hari ahantu ibitangaza, hari ahantu abantu barakira, hari ahantu abantu barabohoka, hari ahantu abantu baje baranani byabo barakemuka. Ambwira amateka yabo, abakiriye ubumuga, abakiriye ibisazi, ababohokeye, aba batwikiye ibintu byabo. Yewe data we, noneho ubwo yava amateka igihe musenyeri yahazaga, ngigiye bahashiriye igishitsi, ari igishitsi musenyeri ahari, igisi nari mbizi ngo nahaje. Ambwira amateka menshi yaho.
isaha avuze ngo kagende, inzogera ku banyeshuri biravuze, imaze kuvuga nyine saa kumi n'imwe nyine abanyeshuri batashye na 50, inzogera iravuga, bwavuga ati rero abanyeshuri basohoke mbaye imfunguzo mute nigendere. Abanyeshuri baratashye, umwana yazama amafunguzo, ndavuga ati bo ndaruhutse abari bamagaritse bararekeye. Unamuze nafashe inkara zikubise ziragiye. Ubwo mba nanjye muteye nangwe ngva minuza ryari hari nge mu nzira nyine isanzwe y'umuhanda mitinya ku kabari hirya. Nitera iyo ntambwe ngo nirukanka ngende, ubundi nge se ngenda gahoro mu buzima busanzwe, iyo ngenda mba nihuta, nguke nari ndushijeho cyane mako ni cyaka cyakuzamuka, ni cyaka cyakubanye icyorezo, icyaka cyambanye danje. Ubwo mita mu rugo kwa mutagatifu, ubwo tanya kuvuza ingoma ko isaha gutangira umwiherero ngende mbyihore. Umutima wawe ati genda banze rimwe ugaruke, n'umutima urambwira ati oya genda ubanze wumve iki nangire y'umwiherero ivuga, nurangira nimugoroba ujye kunywa inzoga yawe. Nuko subirayo, ngerayo turaririmba singiza Imana, mwaratangira mwaje gukora iki. Yabarambaje ati ndabyibuka, bamwarambaje ati se waje gusaba iki? Ibyaha byose mfite ndabyirenganya. Gatoya kubiriya mutate barambwira atoya vuga iki cyonyine kimwe cyane kwaje gihagije, naje gusaba Imana imvane ku nzoga. Urumva niyo nshaka abanyakoze imwe, none umutima uragaza ati oya zivo. Okay, ibyo nyine byuzuzwe gutyo nyine isengesho riraba, umwiherero raba. Icyo genda byibuka sinabyibagirwa. Kwa gatanu njyewe bwa mbere, ariko gatanu umutima mutagatifu wa Yezu, ariko itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2018. Kuri uwo wa mbere rero tanye mwiherero hari tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2018, waranye tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu, n'ubonye icyo gihe mu kwezi muri uwo mwaka. Mwiherero rabaho, umwiherero w'agatangaza, umwiherero ushimishije, umwiherero w'imbaraga, kubohoka, bari bitangaza by'Imana kuri nge cyane cyane nava nk'uko tumwe mu mwiherero bose. Mwiherero urarangira turataha, twakura izina ryitwa ingeri za Roho Mutagatifu. Ingeri bazi Kinyarwanda barumva ijambo ingeri, iyo no ya Mutagatifu nyine. Ubwo rero turataha, tuza gutaha, ndataha ngera mu rugo mbika ibikapu byanjye, ndabita ko rero n'ubundi nibwo ngeze mu rugo bwije, kanye ku nzoga n'ubundi mu ikaritsiye. Nyuma gatima hagarika inzoga karacyarimo, mandirukanse ngiye ku kabari anakora ku nzoga, ndinjira ngira ngo nake turbo nakafanta. Nk'abati Kristo tibye ntabwo bishoboka wowe unywa fanta, ko nyine narabizi ko tujyana mu bukwe, twagera mu bukwe bakamafata ngayiha abana. No bigeze hagati rero abana ngo gatoya mpicya gusabye nyine amafanta, ndayifundura ndayinywa, numva ni nziza rwose, numva yanaryoshye. Abo navugana abantu amafanta burya banakize, najya ama stress bigutera cyaguhangayika. Nuko rero amafanta ni nziza, nuko Nyagasani yamvanye ku nzoga, arankomeza arangarura muri uwo mwiherero. Niho nabona imbaraga zo gusingiza Imana sinari mbizi. Bityo rero kuva icyo gihe nimika mu rugo gusingiza Imana mu gitondo. Navuye mu mwiherero kuri uwo munsi na n'ubu ngubu mu gitondo kuzinduka, nkava mu buriri nkajya muri salo cyangwa aho nateguye, nkaririmba ngasingiza Imana apana by'umunota umwe, bahimbaza ubuntu yangiriye. Umuvandimwe nawe Nyagasani ijya gukora ibintu byinshi cyane. Narasoza rero aho hantu bamfashije, Mutagatifu yanjyanye ni mu rugo rwa Roho Mutagatifu rwo kuvandimwe, ayoborwa n'abagize umuryango w'igezabutumwa rishya rigamije kwivugurura mu kwemera gukizwa ibikomere. Nawe ukeneye ko bagufasha wazagerayo, wahamagara mukavugana kuri telefone zikurikira: 0788 78 00 001, ni 0788 78 001. kandi umuryango wagufasha kubohoka. None nanjye nafashirizwe. Wanabasanga i Kigali, ko batuye i Kigali benshi, bakabira basingiza Imana saa 12 na misa ya Patisi, cyangwa kwa gatanu saa 11 n'igice, saa 11 n'igice n'ikiriza ya Sainte Famille, no turi dusingiza Imana. Kimwe kandi uko abasanga ijari
buri wa kane mu isengesho ry'ubutayu no kubohoka riba buri wa kane, wazaza ugafatanya nabo bakagutega amatwi kandi ugasanga akababohora. Mubyeyi rero wari warihebye ko umwana akunaniye, gira icyizere. Kubona mama yari afite agahinda kagiye gutakara, yarataye umutwe, wagenda yubuye umutwe areba imbere asingiza Imana. Naho yahura n'ibikomeye aravuga ati ibyo wanyijije, ibyo wankoreye nibyo byari bihambaye. Rubyiruko, twegere rero Mutagatifu tumusabe, twegere Yezu tumwegere, tumuhobere kugira ngo adufate ikigahata tugendane kandi tubwire icyo dukwiye gusaba. Ndashima Imana rero ibyiza yankoreye, kandi nawe mubyeyi nkukomeza, kuko iyi munsi ejo hari mama, uyu munsi ni wowe, ejo n'undi, kurukundo n'impuhwe Nyagasani dusesekaraho iminsi yose. Imana ni nyir'ububasha, ni nyir'ubushobozi, Imana ni byose mu buzima bwacu, Imana niyo iduha ubuzima, niyo iturinda, kandi Imana nawe niyo ikurinze. Gira icyizere, nta ngeso n'imwe idakira, nta ndwara n'imwe idakira imbere y'uruhanga rwa Yezu Kristo wababaye. Yarabaye, arapfa, arahambwa, ariko yarazutse, kandi yazukiye kudukiza. Nanjye yaranyijije. Ikiganiro nyikoze kwa gatandatu mutagatifu mu cya Pasika iba, ni uguhamya izuka rya Yezu ko naribonye, ko Yezu yarazutse ndamubona. Yezu wawe ninaga mbona musakaramintu nkasohoka mu kiliziya nkagenda, ubu ahubwo ndamushengera nkumva araryoshye, ndamuhabwa nkumva araryoshye, ndapfukama namushengerera nkumva biranurira. Nta handi nabona amahoro atari muri iryo sakaramintu najyaga munga kera. Nta handi nkura imbaraga atari muri penitensiya nangaga kera. Nzabibabwira mu kiganiro gitaha ko none nayibohotseho kugira ngo nyigemo. Byose nangwa none mu by'Imana. Tutakubwira rero ni uko Ukaristiya Yezu arimo rwose. Yezu arakiza. Yezu ni umurengezi. Yezu ni umucunguzi. Yezu ni umutabazi. Yezu ni agakiza kanjye, ni agakiza kawe n'amizero yawe. Uwo mwashakanye ingeso nayo yamunaniye, komeza kubitura Nyagasani, kuko niwe miringiro yawe n'agakiza kawe, niwe nyir'ishema ryawe. Ntugire ubwoba, ntuhangayike, ntujye kure. Nakijijwe kwa gatanu umutima mutagatifu wa Yezu, ni Yezu wanabaye. Kandi Yezu wanabaye aje kugutabara, aje kuguha imbaraga, aje kuguha ubuzima. Uyu niwe wanyijije kandi nawe azagukiza. Nyagasani nasingizwe kandi aratwe iteka ryose rizira iherezo. Komera kandi ugubwe neza muri Kristo watsinze urupfu.